Uyu yagiye mu Bubiligi kubera mukuru we witwa Chantal. Uyu mukobwa azwiho gukundwa ndetse kandi no kwigarura umutima w'umugabo witwa Irene Murindahabi. Iyi video ngufi cyane ngiye kubwira amateka ateye amatsiko, inkuru iteye amatsiko y'urugendo rw'uyu mukobwa. Ese yabayeho gute cyangwa se yavukiye mu kahe karere? Ese ubundi uyu mukobwa amazina yasanzwe na ayahe? Ese uyu mukobwa yavutse mu muryango w'abana bangahe cyangwa se uyu mukobwa yaba afite ababyeyi? Ibyo byose ugiye kubyumva cyangwa se ugiye kubyunguka muri kino kiganiro. Nyamuneka nta kindi usabwa ni ukuza kureba ino video kuva itangiye kugera igeze ku musozo. Nuza kuyikunda kandi nuze kugenda udakanze like, kandi rwose uze guca hasi muri comment umbwire niba urugendo rwe rw'ubuzima hari isomo rwakwigisha cyangwa se hari ikintu wungukiyemo. Cyangwa muraho wambwiye mine oyambwira bro uyu mukobwa wundi amazina yasanzwe yiswe n'ababyeyi akiri mutoya ni Nikuze Liliane, ariko yaje gukura nyine niyishimira amazina yo cyangwa se ntabwo yigeze akunda amazina yiwe kubera yuko yaje kuyahinduza yitwa Nishimwe Liliane. Uyu mukobwa kandi yavutse mu mwaka w'1999 avukira mu karere ka Muhanga, anga bazi rwose ni mu ntara y'Amajyepfo. Uyu mukobwa kandi yavukiye mu murenge witwa Nyamabuye, akagari ka Gahogo, naho umudugudu ni wa Kamazuru. Ngira ngo abantu mwese mutuye hariya i Muhanga byanga byakunda murazi cyane, cyangwa se nta numwe ugenda i Muhanga utazi mu kagari ka Gahogo cyangwa se umurenge wa Nyamabuye. Ikintu gikomeye cyane wamenya kuri uyu mukobwa umaze gutsindira umutima witwa Irene Murindahabi nuko uyu mukobwa yavukiye hariya hafi na Kiliziya y'Ikabgayi cyangwa se hariya hafi y'icyuzi cy'Ikabgayi. Ngira mwese nyine abantu mukunda kugenda rwose muri kara gace, niba uzi garaje rya hariya kwa Kamonyo ntabwo waba utazi ari Ikabgayi cyangwa se hafi ku cyuzi rwose, hafi aho ngaho niho uyu mukobwa yavukiye ndetse kandi naho yakuriye. None tugiye kurebera hamwe ese uyu mukobwa nyine urugendo rwe rw'amashuri ese yize mu bihe bigo cyangwa se ubundi uyu mukobwa yaba yarize kaminuza cyangwa wenda nubwo yigeze ayiga. Ro uyu mukobwa ubundi amashuri yiwe abanza yize ku kigo cyitwa Kabgayi Bege hariya mu mujyi cyangwa se hariya mu karere ka Muhanga. Abantu mwese muzi ikigo cyitwa Kabgayi B muze kunyandikira hasi muri comment rwose icyo kigo turakizi neza cyane. Uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore wa Irene Murindahabi bazakorana ubukwe ku itariki 15 z'ukwezi kwa munani yize ku kigo amashuri yiwe abanza cyitwa Kabgayi B gihere mu karere ka Muhanga. Naho Orevu yayize ku kigo cyitwa Site Nazareth Mbare, ese hariya i Muhanga mu mujyi cyangwa se hariya mu murenge wa Shyogwe urahazi, cyitwa Site Nazareth Mbare. Uyu mukobwa rero nawe rwose yaje kuba yakomeza amashuri yiwe yitwa Orevu ku icyo kigo cyangwa se nyine niho yasoreje amashuri yiwe nyine abantu benshi bakunze kwita nka Torokume cyangwa se nyine mu makeya nushaka uyite Orevu. Uyu mukobwa rero akimara gusoza Orevu ntabwo yigeze nyine akomeza amashuri yiwe nk'ibisanzwe kubera ko uyu mukobwa ikindi wamumenyaho ntabwo yigeze akurana na mama we kubera yuko mama we nyine ngo akimara kuvuka haciye igihe gito nyine ahita yitaba Imana kandi yabanaga na mama we gusa. Ubwo bivuze ngo nyine uyu mukobwa yakuze asa nkaho ari imfubyi cyangwa se nyine yakuze nyine yishakishiriza ubuzima cyangwa se asa nk'uwirwanaho, asa nk'uwirwanirira. Rero uyu mukobwa akimara nyine gucikisha amashuri yiwe yahise ajya kwiga imyuga nyine nahazwi nk'imbanda. Aha naho rwose ni mu karere ka Muhanga. Rero uyu mukobwa ikindi kintu wamenyeho gikomeye cyane nuko noneho akimara gusoza imyuga yiwe yaje kuba yahita abona akazi muri hoteli yitwa Setaniri. Ngira mwese ara rwose murahazi i Muhanga, abantu benshi bakomeza kugenda batangaza yuko uyu mukobwa nawe bamumenye cyane cyangwa se ariho nyine yagiye amenyana n'abantu benshi, ariko hari abandi bagenda bavuga yuko rwose bamumenye cyane nyine igihe yigaga cyangwa se bigana muri Torokume ndetse kandi yiga no muri primary. Abantu benshi bakomeje kugenda batangaza yuko uyu mukobwa batunguwe no kubona nyine ariwe mukunzi wa Irene Murindahabi. Kubwira ni rero rwose nyuma yo gutangazwa n'ino nkuru iteye amatsiko y'urugendo rw'uyu mukobwa utarigeze akorana n'ababyeyi ndetse kandi rwose utarigeze abona ibyishimo by'umuryango, ariko nawe wumva igitangaje niwe ugiye kwegukanwa cyangwa se niwe ugiye gutsindira umutima w'umusitari twese tuzi ndetse kandi rwose twemera dufata nk'icyitegererezo hano mu Rwanda. Rero rwose nawe niba uri umukobwa cyangwa se ukaba uri umusore ndagira umubwire ngo ntukibe na gato kubera yuko urugendo rwawe rw'ubuzima ntabwo uruzi. Ushobora gusanga uyu munsi wowe cyangwa se wenda nyine muri make utameze neza, ariko ejo Imana yaguhindura amateka ugasanga nyine uhinduriwe amazina, ugasanga nyine ugiye kuba icyamamare cyangwa se ugiye kuba umusitari. Nanjye nkakubaza nese uyu mukobwa wigeze umumenya na gatoya, ariko tudese bigiye kugenda gute cyangwa se niyo mpamvu ndi kumuvuga kandi niyo mpamvu nawe ugiye kuzamumenya. Nukubera imbaraga z'Imana ndetse kandi nukubera ubuntu bwayo n'ubushobozi bwayo ikomeza kugenda igaragaza yuko nta hantu Imana itakura umuntu ndetse kandi rwose naho itamugeza. Kandi
kandi hazagire umuntu ugucira witeka mubwire ngo nyine ngo nahuzigiza cyangwa se ntacyo uzaba cyo. Ndakubwiza ukuri, Imana ihindura ibintu, Imana ihindura amateka, Imana yaguhindura izina mu kanya gahugumbya cyangwa se mu minota mikeya cyane. Noneho urugendo rw'uyu mukobwa kuva mu bwana bwe kugera ahangaha ageze nyine kugera nyine mu make amaze kubona akazi muri setandere cyangwa se muri la hoteli. Reka turebera mwe ese noneho yaje kuva mu Rwanda gute, ese yageze mu Bubiligi ubundi agiye gukorayo iki? Nta kintu usabwa rwose ni ukurekera amaso yawe ndetse n'amatwi kuri no video kubera yuko uraza kuba amaze kumenya ese nyine uyu mukobwa yaje guhura na Irene gute nyuma yuko noneho ageze mu Bubiligi. Ro uyu mukobwa ubundi nyine kugira ngo ajye mu Bubiligi yari afite umuvandimwe wiwe witwa Chantal ubaga mu Bubiligi, ariko nyine afite umugabo w'umunyarwanda. Ubwo bivuze ngo uyu mukobwa twonisha imwe Liliane yari afitanye communication ikomeye cyane n'abantu batuye mu Bubiligi cyangwa se n'abantu nyine bafite ubwene gihugu mu Bubiligi. Ubwo bivuze ko nyine mu makeya twamaje no kwinjira mu nkuru yacu, ese nyine mu makeya yageze gute mu Bubiligi? Ndamye nashidikanya watangiye kugira nyine wenda amakuru makeya cyane ukomeza kugenda umenyaho. Ro uyu mukobwa yaje kujya mu Bubiligi, ariko nyine birumvikana yuko yari asanzeyo umuvandimwe we witwa Chantal. Ubwo bivuze ngo wasanga rimwe na rimwe yarajyaga no kubasura cyangwa se mu makeya nyine baragiga bavugana bisanzwe. Uyu mukobwa rero niwe yaje kujyayo ahagana mu mwaka wa 2019 abantu benshi nyine bakomeje kugenda bavuga yuko uyu mukobwa ashobora kuba yaragiye 2016, abandi bati rwose yagiye 2017, abandi bati ni 2019, abandi nyine ugasanga bari kuvuga ngo yagiye 2020, ariko benshi nyine bakomeje kugenda bagira bati yagiyeyo 2019. Reka ndo twubande kuri 2019 kubera yuko ntabwo tuzi nyine itariki nyayo kubera yuko ntabwo yigeze abitangaza. Ariko uyu mukobwa nyine akimara kugera mu Bubiligi birumvikana yuko nyine yari asanzwe umuvandimwe we ndetse kandi yari asanzwe nyine famiye yiwe. Kubwira rero uyu mukobwa twanisha imwe Liliane akimara kugera mu Bubiligi abavandimwe be baramumenyereje ndetse kandi rwose bakomeza kugenda nyine bamwereka cyangwa se bamwigisha imibereho yo muri icyo gihugu. Ariko ikintu gitangaje cyane, uyu mukobwa yaje guhita afata umwanzuro wo kutazigira agaruka mu Rwanda cyangwa se wo kutazongera nyine kuba mu Rwanda igihe kinini. Nyine ubwo birumvikana yuko yese afata umwanzuro wo kwitura muri icyo gihugu. Ndabizi neza utangiye kose iva ubundi nyine uyu mukobwa yaje kumenyana na Irene Murindahabi gute. Amakuru cyangwa se abantu bari inshuti nawe nyine bagaragaza yuko uyu mukobwa yamenyanye na Irene nyine mbere yuko ajya mu Bubiligi. Ubwo bivuze ngo uyu mukobwa yagiye mu Bubiligi nyine bagabwe bafitanye communication cyangwa se bari bagabwe. Hanga rero sasa noneho inkuru yacu igeze ndamye nashidikanye rwose wamaze kumenyamo ibintu byinshi cyane. Icyambere wamenye uyu mukobwa yavutse mu 1999 avukira mu karere ka Muhanga, umurenge wa Nyamabuye, akagari ka Gahogo, umudugudu wa Kamazuru. Ikindi kintu ugomba kumenya nuko uyu mukobwa ajya mu Bubiligi yari agiye nyine asanzwe abavandimwe biwe cyangwa se umuvandimwe witwa Chantal. Uyu muvandimwe kandi ikindi kintu ugomba kumenya muri iyi nkuru nuko nyine uyu muvandimwe yashatswe n'umugabo w'umunyarwanda. Ubwo birumvikana yuko nyine yagiyeyo nyine asanzeyo abavandimwe cyangwa se asanzeyo famiye yiwe. Akandi kantu ugomba kumenya muri ino story katagomba kugucika na gatoya nuko uyu mukobwa afite ubukwe nyine ari kwitegura ubukwe ku itariki 15 z'ukwezi kwa munani. Ubwo bivuze ngo abantu nyine mushoboye kuvumba cyangwa se abantu nyine muzaba mwatumiwe muzabwitabe ndetse kandi rwose icyo tubifuriza bazagire urugo rwiza cyane. Ayandi makuru akomeye cyane ugomba kumenya muri iyi nkuru rwose akomeye cyane nuko nyuma yuko ubukwe nibumara kuba bazinjoyinga icyo twita ni muri cyangwa se igihe cyabuki. Ariko nyine uyu mukobwa azajya mu kazi cyangwa se azajya gukora imirimo yo mu Bubiligi, nangize nyine agaruka nyuma y'igihe runaka cyangwa se nyuma y'igihe gito cyane. Rero mwese murabizi neza ko nyine mu makeya ubundi kubaka ingo muri iki gihe niko bisigaye bigenda. Iyo ufite umuntu nyine afite akazi ahantu kure rwose nta kintu bitwaye kuba rwose yajya agenda akajya mu kazi ubundi rwose akagaruka haciye igihe. Ndamye nashidekanye rero rwose ino nkuru hari ikintu gusigiye cyangwa se mu makeya hari isomo ukwiye muri. Ubwo bivuze ngo rero rwose nibo nawe ujya wiheba ukumva ko nta cyizere wifitiye, ndagira ngo umenyeshe neza yuko na hano Imana itagukura naho Imana itakugeza. Tekereza neza uyu mukobwa ubuzima yakuriyemo akimara kuvuka yari afite mama wiwe gusa. Mama wiwe arangije ahita yitaba Imana cyangwa se ahita atabaruka. Ariko ubu aka kanya agiye kuba umusitari, agiye kuba icyamamare. Ubu ngubu yemerewe gufungura YouTube channel agatangira kwinjiza amafaranga rwose nta kindi kintu yakoze usibye gusa kuza nyine akabwira ngo bumeze gute. Ibyo byonyine muri makeya Imana bamaze kuguhindura amateka. Umwana wavutse adafite mama wiwe, adafite papa we, adafite kirenge
kirengera adafite kivugira. Ariko today just now Imana igiye kumuhindura amateka, agiye kubana n'uwitwa Irene Murindahabi. Icyo usabwa nta kindi ni ukumukunda, ni ukubashyigikira mu byo bakora byose. Ikindi cya kabiri ukabifuriza umugisha, kandi nyine wandika hasi mu comment ngo Imana izabubakire, izabarinde gushwana, izabahereze amahoro n'umutuzo, byose bizarangwe mu rugo rwabo.